Reka nongere mbasuhuze abantu mukurikirana ibiganiro byacu ahangaha kuri Bavandimwe TV, mukabikurikirana ndetse mukaguma kuba kuri Bavandimwe TV. Ndabashima cyane abantu mubana natwe mu biganiro byacu ahangaha kuri Bavandimwe TV. Fata igitabo rero, ufate n'ikaramu, maze twigisha ururimi rw'ikigande wowe utubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel ya Bavandimwe TV. Twigisha ururimi rw'ikigande. Okay, reka dutangire. Muri kumwe nanjye Deo MC, ninjye mugiye kubana mu biganiro byacu byose. Embuzi mu kigande, mu kinyarwanda ni ihene. Embizi mu kigande, mu kinyarwanda ni ingurube. Hariho embuzi hakabaho na embizi, bishatse gusa ariko ntago bihuye. Hariho embuzi, hariho na embizi. Okay, ngira ngo murabyumvisha ukuntu bavuga. Ente mu kigande, mu kinyarwanda ni inka. Mu kinyarwanda, ente mu rugandi. Endiga mu kigande, mu kinyarwanda ni intama. Mu kinyarwanda. Enkoko mu kigande, mu kinyarwanda ni inkoko. Umuntu ubonye ibiganiro byacu uyu munsi, kora subscribe, cyangwa se nimba ari bwo bwa mbere ubonye channel yacu ya Bavandimwe TV, kora subscribe, ukurikirane ibiganiro byinshi byo twagiye tunyuzaho, maze ugume unakurikirana ibiganiro bishyashya byo tuzajya dushyiraho buri munsi. Tuvuye ku enkoko. Sekoko ni dendo mu kinyarwanda, sekoko mu kigande. Embata. Mu kigande, mu kinyarwanda ni imbata. Bitandukaniye aho kuri embata na imbata, naho ngaho bitandukaniye. Umugande waravuga ngo embata agashyiraho umunyarwanda akavuga ngo imbata. Mwari kumwe nanjye Deo MC mu biganiro byacu byo kwiga ururimi rw'ikigande. Nkwifurije ibihe byiza wowe wakurikiranye Bavandimwe TV, kandi nawe tubonye kuri uyu munsi ndakwinginze ngo kora subscribe. Nawe ufite ikintu ushaka kutugezaho, watubwira unyuze muri comments, maze ukatubwira. Nimba ushaka ko hari ikindi kintu twakwigisha cyo tutari twakoraho, ukatubwira, maze ubutaha tugategura ibyigisho binyuze kuri comment zanyu. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.